noneho ibya Yves byongeye bifata urundi rwego. Yves twari tuzi noneho ko ibyo byarangiye, twari tuzi noneho ko yarangije no kuba yarapfuye. Noneho ubu ngubu tuvugana Yves yongeye arazanzamuka. Ubu ngubu tuvugana Yves yongeye agarura agatege, ariko kuba yagarura agatege noneho ntabwo bikuraho ko ikintu bamushimute kigihari. Ntabwo bikuraho ko kuba baramushimuse ngo abe yababwira ahantu ko mama Niyori yaba atuye cyangwa se ahantu Niyori yaba atuye ko bigihari. Niyori ndetse na Nyambo nabo baracyazirikiye mu rugo. Niyori ndetse na Nyambo nabo ntibasohoka ngo bagere hanze kubera ko bazi ko hariho abantu bakeneye hanze aho. Barabizi ko hanze hariho abantu bakeneye kuba babashimuta ndetse bakeneye kuba babavugisha. Ese guys, ubu ngubu tuvugana uratekereza ko Yves kugira ngo azatoroke hari ahantu bitazamufata imyaka myinshi? Ese uratekereza ko Yves noneho hano hantu yahacika nk'ukuntu Nyambo na Niyori babigenje? Ese uratekereza ko bano bagabo Yves bamurebera izuba ku buryo yageraho n'igihe cyo kuba yatoroka? Guys, niba rwo bwamugeza no kuri Venke Empire mwayikaze, ndagusaba kugira ngo ube wakora subscribe kugira ngo dukomeze tugendane mu bikorwa byose tuba turikogezaho umunsi ku munsi. Kandi niba ukunda Ibanga ndetse ukaba uri umukunzi wa Miss Nyambo, icyo ngusaba no kuba umunyamuryango wuzuye. Kandi kugira ngo umunyamuryango no kuba warakoze subscribe no kuri Venke Empire. Ese guys, kwikomeresha na filime yacu Ibanga, ese uratekereza ko Yves hari amahirwe afite yo kuba yacika hano hantu akaba yataha? Ese uratekereza Yves hari ikintu yakora kugira ngo abe yabohoka ndetse abe yava hano hantu bamushimutiye, abe yareba ahandi hantu ajya? Ese uratekereza ko Yves iki kintu cyamushobokera cyo kugira ngo abe yava hano hantu hari? Guys, ubu ngubu tuvugana Yves ikintu kimutegereje ni urupfu. Ikintu gitegereje Yves kugira ngo abe yareba uburyo yava hano hantu hari ni ukuba yapfa. Ese guys, Yves uratekereza ko ubu ngubu tuvugana amahirwe yari afite yo kuba yacika hano hantu ntiyarangiye? Yves kuva kera n'ubundi bino bibazo byose niwe wabiteye. Yves bino bibazo byose turabizi ko ari nawe wabizanye. Yves turabizi ko ari we nyirabayazana w'ibi bintu byose. Yves turabizi ko ari we wakwiye Niyori mu cyaro nawe wamushimuse. Ese uratekereza ko noneho mu cyaro nibaza kumenya ko Yves ari wafashe Niyori akamuzana mu mujyi, kandi akaba yarazi neza ko Niyori bamuguze, ntababwire ko Niyori abana nawe? Ese Yves we uratekereza ko nubwo bano bagabo bamurekuza, uratekereza ko Yves we azababarirwa ibintu yakoze? Ese uratekereza ko Yves ikosa yakoze ryo kuba yashimuta Niyori ndetse akamujyana mu mujyi ntihagire undi muntu wabibwira ko yamujyanye mu mujyi? Ese uratekereza ko Yves we nubwo bano bagabo bazamurekuza, uratekereza Yves hari amahoro azongera kuba yagirana abantu bo mu cyaro? Guys, Yves yakoze amakosa menshi. Yves yakoze amakosa, ariko kuyahanirwa nabyo ni ikindi kindi. Kandi turabizi ko mu cyaro nta n'imbabazi bagirira Yves kuko yakoze amakosa. Yanga no kuba yabatangariza ko ari we unafite Niyori mbere hose. Turabizi ko Tereza atigera n'umunsi n'umwe ababarira Yves kubera ko yaramubujije kuba yamujyana mu mujyi. Aremera arenga ku isezerano ryo yamuhaye aramujyana. Ese uratekereza ko ngo tuvugana Yves araza gucika Papa Kiramani? Ese Papa Kiramani ko twatangiye kubona kari guta umutwe agatangira kuba yanavugishwa akavuga n'ibintu bidahuye n'ibindi? Ese uratekereza ko Papa Kiramani noneho atazigeraho umunsi umwe akivamo ndetse amabanga yose akayashira hanze nta n'umuntu n'umwe umubwiye ngo ayavuge? Ese uratekereza ko Papa Kiramani umunsi umwe bitazamurenga akarinda yamena amabanga ye yose nta n'umuntu n'umwe uyamubashije? Guys, ubu ngubu tuvugana Papa Kiramani yataye umutwe ku bwa Yves. Papa Kiramani kuva Yves yahwera, Papa Kiramani asigaye
yarataye umutwe, ntabwo asigaye adatekanye mu buzima bwe. Papa Kiramani asigaye yumva ko buri kimwe cyose kigiye gutuma atandukana n'umuryango we burundu. Papa Kiramani asigaye ari nyiri ibyago. Papa Kiramani ibyago bisigaye byaramurenze. Ese wowe uratekereza ubu ngubu tuvugana, Papa Kiramani hari ukundi kuntu yabigenza kugira ngo ubuzima bwe bwongere bugaruke ukuntu bwari bumeze mbere? Guys, turabizi ko ibyo bintu bitapfa kuba byakunda, keretse kugira ngo ubuzima bwe bwongere busure nka mbere, aretse Yves hari akagenda agasubira mu cyaro, niho yongera hari kuba yatuza. Ese uratekereza ko Papa Kiramani icyo kintu yagikora cyo kuba yerekana Yves agataha? Ese uratekereza ko Papa Kiramani iryo kosa yarikora? Guys, rero niba uri umunyamuryango wa filime yacu Ibanga ndetse ukabona akunda Ibanga by'umwihariko, icyo ngusaba ni ukuba umunyamuryango wuzuye ndetse ukaba wakurikirana ibikorwa byose Imana kugeza umunsi ku munsi uko bwije nuko bukeye. Kandi icyo ngusaba ni gukora subscribe no kuvenkempa, cyangwa se ugatanga ibitekerezo byawe ubundi ukambwira ukuntu wiyumva. Ese waba wifuza ko Yves yapfa? Ese wifuza ko Yves we yahita ava muri filime yacu Ibanga akagenda? Ese wifuza ko Yves bano bagabo bamwica? Guys, ibitekerezo ni byawe. Guys, rero twigaruke kuri Kiramani wacu ndetse na mama Kiramani ndetse na Queen. Turabizi ko imigambi yabo aho Yves ikagera yanze kuba yacamo. Turabizi ko mama Kiramani ndetse na Kiramani aribo bantu ba mbere bazi ko Queen yakunze James, kandi James wo tuzi turabizi neza ko ari Kiramani, kandi turabizi ko bo babizi bya nyabyo. Ese umunsi umwe bo byagiye hanze murabona bitazabakoraho? Ese Kiramani ko tuzi ko agomeje kwikurura kuri Queen bya danje, kandi tukaba tuzi ko Queen nta n'ibanga na rimwe ryazi kuri we, kandi tukaba tuzi ko Queen yatangiye nawe kuba yamwiyumvamo. Ese uratekereza ko Kiramani ahantu ageze atarimo guhemukira Queen? Ese uratekereza ko Queen umunsi umwe azisanga yarakunze Kiramani bya nyabyo kurusha uko yakundaga James, ndetse nyuma yakaza kumenya ko Kiramani ari nawe James? Ese uratekereza ko noneho Kiramani atazaba yishe ubuzima bwa Queen bya nyabyo? Ese uratekereza ko Queen namara kuvumbura ko no kuri, uratekereza Queen azakora iki? Guys, turabizi ko Queen nta n'ikintu na kimwe asigaye akora. Turabizi ko Queen buri kimwe cyose nawe kigenda kimunyuraho gutyo. Turabizi ko Queen ataba yifuza ko umuntu wita Kiramani nawe yamuca mu myanya y'intoki, kandi azi ko Kiramani ari inshuti y'amagara. Arabizi ko Kiramani buri kimwe cyose bakiziranyeho ku buryo atifuza kuba yamutanga agende. Ese guys, ubu ngubu tuvugana, wowe uratekereza ko Queen umwanzuro afashe wo kuba yakururana na Kiramani uratekereza n'umwanzuro muzima? Ese uratekereza ko Queen umwanzuro afashe wo kuba yakundana na Queen uratekereza yarahisemo neza? Ese wowe ukunda filime yacu Ibanga, uratekereza ko Queen umunsi umwe azaba yamenyeshe ko Kiramani ari we James? Uratekereza ko Queen we atazasarira rimwe? Ese ningisanga yamukunze kurusha uko yakundaga James, uratekereza Queen we azabyifata mute? Ese uratekereza ko Queen azaba yishimye? Guys, ndagusaba kugira ngo ntuze kura kuri episode kurikira filime yacu Ibanga, kandi ndagusaba kugira ngo umunyamuryango wuzuye wa filime yacu Ibanga ndetse na Miss Nyambo ndetse ube wakora subscribe hano kuri Venke Empire, kugira ngo tujyane mu bikorwa byose tuba turi kubagezaho umunsi ku munsi. Kandi murabizi ukuntu muri abantu b'intwari, kandi murabizi ukuntu muri ab'agaciro kuri filime yacu Ibanga. Guys, rero twigarukiye mu cyari wacu, murabizi ko ibintu bikomeje kuba byafata indi ntera, murabizi ko ibintu bikomeje kuba byaba ibindi bindi, murabizi ko ahantu tugeze noneho kuri date wacu ndetse na Gahima, murabizi ko none ibyabo none bikomeje kuba byaba kayobera. Murabizi ko Jojo
nawe yabihoreye abaha umwanya ngo babanze bitekerezaho ndetse babanze bafata ubuzima bwabo bashire ku murongo niba bafite akanya. Murabizi ko Jojo yamaze kwitandukanya nabo akabasigira urubuga ngo babe barikina. Ese guys, uratekereza ko mungu tuvugana Gahima wikuruye kuri date urabona tuzabyicira umunsi umwe? Ese urabona Gahima kuba yarafashe date akamwikururaho ndetse akaba yafata date akamugira umuntu we hafi kandi azi neza ko date ariwe wateye ibintu byose byo kuba yatandukana n'umugore we? Ese uratekereza ko Gahima atazabyicuza? Ese Gahima uratekereza ko yatandukanye na Jojo ari date wabiteye, cyangwa se nuko Gahima atari umugabo wifatira ibyemezo, cyangwa se atari umugabo wifatira imyanzuro ngazagareho? Ese uratekereza ko Gahima mungu tuvugana namara kumenya neza amakuru ko Jojo atwite ndetse akamenya ko umwana wa twite ari uwe, uratekereza ko Gahima azakora iki? Guys, ubu ngubu tuvugana turabizi ko Jojo ataba yifuza kuba yongera kubona Gahima mu buzima bwe, kuko Gahima yamuhemukiye cyane. Turabizi ko ubu ngubu tuvugana Jojo asigaye bayeho neza ndetse asigayeho abaho yishimye kubera azi neza ko nta n'umuntu ukimutesha umutwe mu buzima bwe ugihari. Turabizi ko Jojo ubu ngubu tuvugana asigaye abayeho neza kubera ko ubuzima bwe asigaye abugenza uko abishaka. Turabizi ko ubu ngubu tuvugana Jojo nubwo akunda Gahima ariko naba yifuza kuba yongera kuba yamugarura mu buzima bwe, kuko azi neza ko namugarura mu buzima bwe n'ubundi azongera akabwangiriza. Ese guys, uratekereza ko ubu ngubu tuvugana Gahima najya gusaba imbabazi uratekereza ko azazihabwa? Ese uratekereza ko Jojo yongera kuba yahumiriza akemera agaha Gahima imbabazi n'ibintu byo yamukoreye byose? Ese uratekereza ko Gahima azongera kuba yagira andi mahitwe yo kuba yabona ubuzima bwa Jojo iruhande rwe? Guys, rero ndagusaba kugira ngo nibura umukunzi banga kongere duhure ku indi episode kurikira filime ya Shanga, kandi bakunda cyane muri abagaciro hano kuri VNK Empire, kandi ndagusaba kugira ngo nuve hano kuri VNK Empire dukoze subscribe kugira ngo ube wa munyamuryango wuzuye. Ndabakunda cyane muri abagaciro. Nitwa niyo senga VNK, murera kuri YouTube channel yitwa VNK Empire. Icyo mbasaba ni ubufasha, kandi umuntu utanze ubufasha nta n'ikintu kimwe abahonze. Niba uri umuntu mukuru ndetse ukabona ashaka gufasha rubanda rugufi, ukaba wifuza ko buri muntu wese yatera imbere ndetse akagira ikintu ageraho, icyo ngusaba ni ubufasha butoya cyane. Kandi niba uri umuntu mukuru urabizi ikintu cya mbere gifasha umuntu ni ikintu gitoya, kuba wafata telefone yawe ukajya kuri YouTube channel ukandikamo VNK Empire. Icyo nari ikibazo, ibyo ni ibintu biba byoroshye cyane nko kunywa amazi. Ni ukwandikamo VNK Empire ubundi ugakora subscribe, ubundi tukaza dukomeza tugenda muri ibikorwa byose mandi kubagezaho umunsi ku munsi. Kandi murabizi ko umuntu wese wageze kuri YouTube yanjye yitwa VNK Empire ahabonera ibintu byinshi cyane, kandi ahabonera ibintu by'agaciro bituma abaho yishimye, abaho afite akanyamuneza, ndetse ahorana akamwenyu ku munwa. Ndetse ku muntu wese wageze kuri YouTube channel yanjye yitwa VNK Empire niyo hava adasetse, kuko ikintu cya mbere duhorana ni amaseko. Kandi nawe nimba ushaka kuba umusetsi ndetse ukabona wifuza kuba wahorana ibyishimo, icyo ngusaba ni ukujya kuri YouTube channel yitwa VNK Empire. Rero niyo uri umunyamuryango ukaba wifuza kuhora useka ndetse ukaba wifuza kugira ngo ujye uhorana akanyamuneza, ndagusaba kugira ngo ukurikirane VNK Empire. Ese guys, ubona ibikorwa byose mari kugezaho umunsi ku munsi biboneye? Ese uba wifuza kugira ngo nawe ube wagira agaciro kuri YouTube channel yacu? Niba uri umunyamuryango rero ukaba ushaka kuba umunyamuryango wa VNK Empire by'umwihariko, ndagusaba kugira ngo unyarukireyo ukore subscribe kugira ngo tugendane kandi tugendane neza mu mahoro. Iyi ni wari uzi ko yari yerekeranye ku muntu waba wifuza kuba yatanga inkunga ku bantu hatishoboye. Icya mbere, inkunga yawe aba ari y'agaciro, kandi
inkunga yawe tuyakiriza amaboko abiri, kandi ku muntu wese uba wifuza kugira ngo agire agaciro mu isi ni ukuba watanga inkunga. Kandi niba uzi neza ko utunze ibya mirenge ukaba utarekura ikintu cya mbere kibaho kitari icy'agaciro cya mbere, kuba wafata fone yawe gusa ukerekeza kuri YouTube, ubundi wahagera ukandikamo ijambo 20K Empire. Ni ibintu byoroshye cyane, warangiza ugakora subscribe, ubundi tugakomezanya tukagendana mu bikorwa byose nshaka kuba nabagezeho muri zino minsi. Muri iyi minsi ngiye gutangira filime yitwa ubuzima bwanjye. Ubuzima bwanjye n'ubwanjye si ubwanyu. Rero icyo mbasaba namwe ni ukugira ngo iyo filime tuyikomezanye turi abantu benshi, kugira ngo buri muntu wese amenye ubuzima bwe, amenye igarukiro, ndetse amenye aho atagomba kurenga mu buzima bw'undi, amenye n'aho agomba kuba yagarukira mu buzima bw'undi, ndetse ubuzima bwawe ube wabuyobora uko ubushaka, kuko ubuzima ni ubwawe. Iyi ni wari uzi ko. Rero niba ushaka kugira ngo dukomezanye muri iyo filime yitwa ubuzima bwanjye, ndagusaba kugira ngo ukore subscribe hano kuri 20K Empire, kandi tube twajyana mu bindi byose mari kubagezaho umunsi ku munsi. Muri izi minsi ngiye kugenda mbagezaho wari uzi ko zerekeranye n'ubuzima bwo kuri iyi si, ndetse n'ibinyabuzima biri kuri iyi si byose. Rero ndabashimiye ku muntu wese ukurikirana 20K Empire, ndabakunda cyane, muri ab'agaciro.